duherukana sinageze kuri umugambi wo kugereka inda twite kuri Rudasingwa. Ubu bimeze bite? Mukurikira umukino. Iki nacyo. Ariko se wakwitabye umuntu sheri? Nagende. Shara abantu bo mu cyaro bagira akamenyero ntabwo wabyumva. Ngande birarongeye. Abo se kandi bakugize bate? Kamanze mukupe. Aho bamenyereye uko nabonye akazi usanga banyihamagaza. Nese niba ari we mukiri wanya aho muturuka urumva utazaba kimaranzara nyine. Gandebera nk'uyu koko yanze gukupa. Ariko se wamwita? None aho bamenyeye ko mfite sheri ubi Burayi. Mana yanjye. Wagira ngo bazi ko wanyubakiye banki. Waranabambwiye rero? Cyangwa hari umuntu ubereyemo ideni udashaka kwita abasheri? Njyewe sine. Reka si uko mbayeho. Naringize ngo nyamwoherereza avana akarinda hatwiruhukire. Reka nagende. Mana yanjye. Uyu muntu igiye kuko namukupiye. Nabona ko muzi. Uzi ko wagira ngo yishyuza kuko wa mugani wawe. Ariko nge ndumva wamwita bakakuvanaho akavuyo tukiganirira dutuje rukundo. Mwihore naruhararekera. Okay. Naho ubundi sheri. Ndebera. Ana we. Kirongeye. Sheri. Oui bebe. Basi hangane njye kumwitaba utaze kumva amaganya y'abanyacyaro. Muvugishe wumva icyo gushakira sheri. Reka muvugishe ndaje mbeke bibi. Muvugishe wumva icyo ashaka sheri. Ariko ubundi busine nta kintu ari kumishara. Icyo reka mukurikire numva umuntu umushaka bigeze hariya. Allo? Oui. Ariko Dave ntabwo ushobora kumpa amahoro kareka ngatuza kuko ni segonda rimwe. Simenye umva ndakarere wenda wanumvise icyo ngo uhamagariye rwose. Babarira Dave, mbabarira umbwira igisubizo ushaka kirenze kutakwitaba inshuro zose wamamagaye. Nta soni. Ariko ndibaza niba uri kwitira hejuru gutyo uzi neza ko ntwitiye umwana. Baba. Dave, ndakumenyesha kuri gukina ikarita itatabaye. Ibyo byumva byiteho. Ntumbwire ko wanyiciye umwana. Ntumbwire ko wankuriye iminda rwose. Ariko ubundi mbwira. Ubundi uyu mwana wita uwawe uhamye ute ko ari wowe wantinda? Ubihamye itera? Aka kanya wihibagije uburyo wambwiye ngo ngende nirwarize. Narirwarije rero mpa amahoro Dave, ntuzongere kumpamagara. Sine. Kuba twite ndabizi neza kandi uzi ko twivaniye kwa muganga. Uri kumva? Ibindi uvuga sinzi aho uri kubikura rwose. Ubundi ndivuna mu biki koko? Reka nkubwire ntuje Dave. Ntuje meze neza. Inda wanteye ndacyayitwite. Ariko humura umwana namaze kumubonera se. Urumva? Genda ugume mu majipo y'abagore nzajya nkohereza ka essence. Ngo umwana wanjye yabonye se Sine. Se wundi utari ngewe wowe? Ariko ese undi ko numva usa n'usezera ugiye kujyayo. Umva nkubwire Dave, wikomeza kumarira umwanya. Gusa umenye ko nta mwana wawe ntwite. Ikindi kandi nimero yanjye uyibagirwe burundu. Mana nyagasani we. Ndarota cyangwa Sine ntungire kukomeje. Sine umwana wanjye sinzamubona. Dave, kangukuri kurota. Kandi nama nakugira. Niwongera kurota utyo. Ekereza ko ufite ishapure uzayifashisha izagufasha. Harya ngumanika gati wicaye. Ndabona nkijombye mu gutwi pe. Ngwinda. Bana we. Ntumbwire ko sinatwite. Bana nyagasani we. Abima, ibyo ni ibiki uri kumena? Ni amasahani aguye ariko arancitse. Aho ntimwumva abaho? Ubwo ntumeneye amasahani wa mukobwa we? Oya, ntabwo amenetse mabuja. Ngwino hano ubundi unambwira ibintu usigaye uhugiyemo. Ese urihe ko ntakubona? Ndi hano ariko nta bintu mpugiyemo pe. Ngo nta bintu uhugiyemo? Nuko ye? None se udukosa twa hato na hato nsigaye mbona ukora tudasobanutse wadukanye n'utwamuhanguke. Nyine nukuri nanyashiduka nayaguyemo sinzi uko bigenda. None se urumva ari nde wundi wakumenyera ibibazo ufite Abima? Cyangwa urarwaye ukabiceceka? Ko mbona rwose utagikora ibintu n'umutima utuje. Ufite ikihe kibazo?
ntabwo ndwaye nuko mba numva mfite ubwoba. ye ngo ufite ubwoba ubwo usigaye dutinya ku buryo wabaye nk'umurwayi ukaba nta kintu gikora neza. nyine mba mfite ubwoba ko kavutse yakongera kuza hano. none se kavutse usigaye wumva atagera mu rugo rwacu? sinamubuza kuza ariko ageze amuhari bazi kuko ngewe ibintu namubonyeho bizatuma nturi ku mutima. ngo Abima Karame, ubwo se n'iki yagukoreye cyaguturitse umutima? nta kintu yakoze mabuja. ni ukuri. none se ukaba uri kumutinyamo iki hagati aho? ariko ye nyine ikibazo ni uko iyo mudaharaza hano agashaka kumfata ku ngufu. ayiwe bakobwa bakowe ngo kavutse ajya ashaka kugufata ku ngufu we? ni ukuri inshuro zose azana mbona bari icyo agamije gusa kandi mba numva mbangamiwe cyane. niyo mpamvu usigaye ubona amparana igihugu ndetse n'ibintu byose ntabikora neza. ayiwe none se Abima Karame, kubera icyo utigeze ubimbwira koko? aka kanya wibagije amasezerano twajyanye ukigera aha koko? ni ukuri mabuja nagize ubwoba. niko Abima Karame, ukagira ubwoba bwo gusaba kukurengana rute koko? nyine numvaga muzavuga ko ari njye umwishinzaho mukantuka cyangwa mukanyirukana. ariko ubwo nturakagorya umuko ugatinya ko bakwirukana ugashyira ubuzima bwawe mu kaga koko? nuko nabyumvaga ni ukuri. oya ubundi uwo musenzi amaze igihe kingana icyo ashaka kugufata ku ngufu? ntabwo nibuka umunsi ariko si igihe kinini. ibuka neza umbwire. ndaza kureba mu gakayi kanjye itariki kuko ngewe ikintu kimbabaje ndacyandika. umva uze kurebamo maze umbwire. gusa uwakireba kigenda cyubitse urutwe hariya ntiwamenya ko cyubikanye ubugome pe. kavutse n'umwana mubi cyane. umugome ni ukuri mabuja. humura Abima humura rwose ubwo tutagufashe urumva. ariko ngomba kujya kumwihaniza ahatazanakinisha kongera gutekereza ku kwangiza. umugome. aka numa karitse kumanga. ego ko manu sisi akahi usigaye umara kumuhasa agaceceka ntaraza ngo asinzire ku ibere? yego ko cyangwa shani we wenyine? asigaye akunda amazi. maze mbona n'amarira agenda agabanuka. aha ni igitangaza pe. mukuru wese wariye? niwe nabanje koza yahise arya maze papa ahita ajya kumuryamisha. ese ni ukuri sisi sinari nzi ko hazongera kumvikana ituze pe. reka da aba bana barariraga ukagira ngo ni oruferina neza neza. yewe ngewe ubu narumiwe pe. wagira ngo Cecile yize imbere y'abarezi rusange cyangwa bimwe njya numva byo kwita ku bakiri bato. ariko namwe murakabyaye. ni ukuri kose muvande nyagasani najya guha imigisha wamfatiye ahanuka pe. ni ukuri pe. erega buri icyo bashobora gukorera umuvandimwe kutagikora ni uguhemuka. yewe ahora n'iki ko wadukuye hamwe umuhinzi yakuye inyoni. ni ukuri pe. hagati aho sisi Karame, numvaga nshaka kukubariza Solange niba yakwigisha kudoda ku buryo nawe wakwicara nibura uzi umwuga wagufasha. yewe ngo kwiga kudoda kanseri? yego kandi Solange ni umuhanga pe. yabyize neza rwose. umva ndagushimye mana rwose ko wumva amasengesho y'abagaragu bawe. kuri nawe uradufasha. ese ubwo koko azabyemera kunyigisha? kanseri kuri mana ariko uzi ko Cecile ashobora kuba akunda kudoda cyane. ndabibona pe. wivuga ngo ndabikunda. gira uti mfite inzozi zikomeye zo kuzaba umunyamideli ukomeye. none ibyari inzozi mukuru wanjye kanseri idagiye gutuma nzikabya pe. mana we yampaye none se uzi ko ari ubwa mbere mbonye umuntu wishimira kwiga umwuga atya? niko nanjye najyaga numva avuga ko akunda kudoda ariko sinarenze ikibyihishe inyuma. humura nimba imusaba ntazabyanga Cecile. mana yanjye we ntabwo yabyanga Solange. ni ukuri shimye imana yatumye mbona amahirwe yo kuza kuba hano we. mbega imana yo kabyara we. umva babivuze kuri nyine ko ibibazo biza bihetse ibisubizo. ni ukuri uravuze uti rero kuza kudufasha abana bibaye imbarutse y'inzozi za Cecile? cyane rwose. umva ibi bintu sinzi impamvu mutari kubiha agaciro bikwiye rwose. mubyumve ndi
ndishimye mana yo ngenda bibona ntabwo mwabyumva pe erega nanjye ndishimye Mwana we. kuko rwose amarira y'aba bana nanjye yari atumye mpagarika akazi k'inzozi zanjye nuko imana kanseri ibirakoresha nanjye mu gushyira umusumari ku musingi w'inzozi zanyu reka nkwereke nemeye ko Solange niyemera kwakira Cecile icyo bisaba mu mafaranga nzagitanga kandi nishimye rwose no kuri imana ibaha imigisha myinshi cyane myinshi ariko yumve ko nyibasabiye oya humura ntacyo uzatuburana kiri mu bushobozi bwacu rwose oya ntabwo hanyuma bishoboka ni ntabwo ukureba wakira uko tuzabihuza no gukomeza kudufasha abana hano sibyo niko sehere ndakumva buriya wumvise ko umukobwa wawe yatangiye kwibasirwa n'indwara yo kurarikira ibyo noneho tutagifite ubushobozi ariko se buriya uvuga ngo umukobwa wanjye ushatse guhamya ko namubyaye njyenyine winyuka inabi wenda mvuze nabi ariko se basi icyo nshaka kuvuga wacyumvise Kindigi yabitubwiriye hamwe ubwo sinumva impamvu uri kumbaza utyo rwose umva here ubyumve kandi ubyiteho ibiki ziriya ngeso zo kurarikira utuntu ni wowe uzibigisha ukoresha uko ushoboye ubihagarike harya ngo umunyamakosa aba ari uwa nyina waseka wagira wumve ko ntashaka ko abana banjye bagomba kurarikira ibyo mu bakiri Kindigi ubona ko abana badakwiye igitsure cya se koko abakobwa bawe munganya ubwenge uzabahanure mpaka bacitse kuri iriya ngeso ariko se koko Kindigi ndakumva tuvugishije ukuri buriya Kanezero yaragusabye ikintu cyatuma umushinjira rukagerekaho n'ibitutsi nka biriya koko ubwira umwana wabyaye none kuki wambuzaga gucyaha umwana ngo ni uburenganzira bwe bwo gusaba ibyo tudafite sobiza nibyo nakubwiraga nyine ko dukwiye kubanza kureba impamvu tutabifite aho gushakira impamvu ku mwana kandi ari twagomba kubaza ibyo akeneye ubwo si yazakumbaza amarete nk'iz'abana bo kwa Kabera yarayoboye ko maze iminsi nta kazi mfite Kindigiti bike ariko ko mvuga ukuri akazi k'iyo gafite se bibuka umuryango wawe ariko here n'ibiki ese buriya Kindigi ugira ngo iyo tuza kuba tubyara abo dushoboye kureba ibibazo bya hato na hato byakabaye biduhangara uko byishakiye koko ese ubwo ndakumva tuvuge ko nta bakene bari munsi yacu batagira n'abo bana yewe birashoboka cyane ko haba bakene hasi yacu rwose none ariko abo tunganya umubare w'abana duhuje inshingano kuko uburenganzira bw'umwana ntibutoranye umuryango avukamo numva nkubwira sinshaka kuzongera kumva amagambo nk'ariya numvanye Kanezero iyo uba udashaka kwiyumva waretse tugateganya imbyaro ngo tukagira dutere uvuze ngo tugateganya imbyaro tukabyara abo dushoboye kurera reka noneho nkwerurire wakwerura wagira umenye ko kuba dufite abana tudashobora kwita hari ikibazo ndetse cy'ingutu niba twaragize rero uruhare rwo kubabyara ca bugufi tubakorere tubiteho turebe ko twagira n'ibikorwa by'iterambere ikibazo kiba ingutu cyangwa kirorere ndakumenyesha ko ntazigera narota guteganya imbyaro ntarabyara gahunda ibyo bimenye mana yanjye we ugize ngo iki Kindigi nuko nkubwiye umunyarwanda yaravuze ngo bagara yose ntuzirizamera undi ati nta mwana cyangwa icyaha abana bose ni abana kandi bafite agaciro kangana ndabizi neza nturwaye amatwi ibyo mvuze byumve neza ariko koko Kindigi oya wivunika uruhande mpagazemo warwumvise ukomeza kumarira umwuka kandi ntiwibeshye ko ntifuriza neza umuryango wanjye ikibazo mfite uracyumva ni ukuri kw'Imana Kindigi ukwiye kureka ibi bintu tukabiganiraho Helena ndakwiyamye rimwe kabiri gatatu iruhande hato ntaza kukumena ijisho ukafana muteza ibindi ubwo se ugiye Kindigi mana nyagasani ko Rudasingwa atahuye ko sinatwite biragenda gute naho ubutaha ikinamico inkingi y'amahoro muyigezwaho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga ya Enabel. Itambuka kuri Radio Rwanda kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu buri mugoroba, ku wa mbere no ku wa kabiri ni saa 12:15, ku wa gatatu ni saa 12:45, ku wa kane ni saa 11:45, naho ku wa gatanu ni saa 2:15. Mwayikurikirana kandi ku rubuga rwacu rwa YouTube andikamo ikinamico inkingi y'amahoro. Inkingi y'amahoro. Bakunzi b'ikinamico inkingi y'amahoro, hari icyifuzo, ikibazo cyangwa se indi nyunganizi mwifuza kutugezaho, mwatwandikira cyangwa se mukaduhamagara kuri 0789111320 cyangwa se kuri 0788435206. Bitihise mukatwandikira kuri email
aderese ni inkingi y'amahoro 2023 @gmail.com.